Ndabasuje cyane mwese abo tugiye kubana muri iyi nkuru, ntimwibagirwe gukora subscribe, likinge, sharinge, munashyireho comment zanyu. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru y'umupasiteri, uwo nta wundi n'uwo bita Pasiteri Apollo Kiboroyi. Pasiteri Apollo Kiboroyi yavukiye mu gihugu cya Philippines, akaba ari umuvugabutumwa mu itorero, gusa nyuma yaje kugirwa pasiteri, aza no gushinga urusengero rwe. Yubatse urusengero rushobora kwakira abakristo 70,000. So rero hari n'ukuntu uyu mugabo yiyumvagamo akajya avuga ko ari umwana w'Imana, ubwo kandi abamarayika bamubonekeye bakabimuhamiriza, akamuvuga ko ari umwana w'Imana koko, nawe akajya akunda kubyiratana akemeza yuko ari we mwana w'Imana wenyine. Si n'ibyo byonyine, ahubwo Apollo yaje kugira abakristo benshi, itorero riraguka, aba umukire cyane, ahubwo biva no gukomeza kwita ko ari umwana w'Imana, ubwo akajya yemeza yuko hari ukuntu ajya aganira n'Imana. Noneho dusuye inyuma gatoya, hari umutingito ugeze kuba Philippines, umara iminota nk'itanu, hagati y'iminota 5 cyangwa 4, ariko washenye amazu, usenya ibikorwa byinshi remezo. Nyuma y'iminota 4 umutingito uza guhagarara. Apollo rero yaje kwemeza yuko ari we wahagaritse uwo mutingito, kandi ko ajya agirana n'Imana ubusabane bukomeye cyane, akajya abwira n'abakristo bakajya babumvisha uburyo hari ukuntu ajya agera mu ijuru, akongera akagaruka akaganira n'Imana. Pasiteri Apollo Kiboroyi, itorero ryakomeje kwaguka, abakristo bariyongera kubera amagambo meza yagendaga ababwira, yita igitangaza, avuga uburyo aganira n'Imana, agakomeza kubabwira amagambo abica umutwe, abakristo bakomeza kwiyongera. Gusa igitangaje kuri pasiteri uyu, yakoraga ibintu bihabanye cyane n'iryo zina rya pasiteri, amagambo avuga yari ahabanye n'ibikorwa bye. Mwumve ko yageze akabona amaturo ntago amunyuze, ategeka abakristo be ba hafi nk'uko wakumva abadiyakoni, abategeka ko buri saa 12 za mu gitondo bazajya bajya ku muhanda bagasabiriza abita ibimuga, abita abatishoboye, ariko akabaha na kondisiyo twabyita nko kuvuga n'itegeko. Urugero nkuko yakubwira ngo wowe uyu munsi nutahe utarageza 10,000 cyangwa utarageza 15,000, buri muntu yabaga afite amafaranga yamutegetse agomba gutahana buri gitondo, kuko yabaga agiye ku muhanda gusabiriza. Abakristo barakomeza urwo rugero rwo kugenda basabiriza buri gitondo, ababana n'ubumuga, bise abarwayi, ingeri nyinshi. Ibi rero byatumye itorero ryinjiza amafaranga menshi. Apollo aza kuba umukire cyane, agura indege ye bwite ariyo private jet, afungura televiziyo, agira radiyo n'ibindi bikorwa byinshi cyane. Nibaze ko yageze ku rwego rwo gufungura urusengero muri Amerika, aho yaje gufata bamwe mu bakristo be abajyana muri Amerika, n'ubundi bakomeza ka kazi nk'ako bakoraga Philippines basabiriza amafaranga, no muri Amerika bakomeza kujya basabiriza amafaranga y'amaturo n'amafaranga y'imfashanyo, bakomeza kujya bigira abarwayi, abandi bakigira nk'ababana n'ubumuga. Gusa ibi nibyo byakomezaga gushimisha n'umupasiteri Apollo, ko uko bakomeza kugenda basaba amaturo, bamwe bigira ibimuga, abandi bigira abakene, we niko yarushagaho gutera imbere no mu bikorwa. Umunsi umwe rero umugabo yiyamamariza kuba meya w'intara imwe muri Philippines bita Davao, uwo nta wundi ni Rodrigo Duterte. Yaje kujya mu rusengero rwa Pasiteri Apollo Kiboroyi, ahavugira ijambo. Abakristo baramukunda cyane, banemeza ko bagomba kuzamushyigikira bakamutora. Nyuma ntabwo byatinze, Rodrigo yaje gutorwa, aza kuba meya, akomezanya ubucuti buhambaye cyane na Pasiteri Apollo, ku buryo Rodrigo akimara gutorwa yahise agira Apollo umujyanama we wihariye. Nyuma y'igihe kinini, Rodrigo noneho yaje kwiyamamariza kuba perezida w'igihugu cya Philippines, aratorwa. Ariko tugarutse inyuma gatoya, mu rusengero rwa Pasiteri Apollo haberagamo ibintu bidasanzwe n'ibisanzwe bibera mu zindi nsengero, harimo nko gutoranya abagore beza n'abakobwa beza, akaba bajya gukusanya amaturo yose yo mu rusengero, abo bakitwa abafasha ba pasiteri, aribo pasiteri assistant. Muri abo bagore n'abakobwa rero bafashaga pasiteri, nyuma bazaga bagatoranyamo abeza kurusha abandi, bakabashyira mu magurupe, bakitwa abagore b'umwuka, aribo spiritual wife. Gusa muri abo bagore wakoraga neza yazamurwaga mu ntera, agahabwa akazi bita night duty, ariko kazi k'ijoro, wambaza mu kazi ntakaye. Ako kazi pasiteri yabaga ari kubakoresha kabaga ari ukuryamana nawe, kandi ikintu kibabaje kurusha ibindi ni ukuntu abakobwa bari bakiri abana, kuko wabaga ufite imyaka myinshi, muri bo yabaga afite imyaka 25, bari hagati y'imyaka 12 25. Noneho ikintu kibabaje kurusha ibindi ni ukuntu Apollo Kiboroyi muri icyo gihe yari ari mu myaka 74.
Gusa ikigaragara cyo Pasiteri Apollo hari ukuntu yari yabitsemo abakobwa ubwoba, kuko n'uwagerageza kwanga ibyo amubwira yamukanishaga yuko azarimbuka, nabo bakabyemera bagakora buri cyo bategetse cyose. Abo bakobwa biberaga mu rusengero bakora imirimo yo mu rusengero, bari bameze nk'imbohe, yarabaye nk'aho yabashyize muri gereza ukuntu, kuko abo bakobwa nta kindi kintu batekerezaga, ntibatekerezaga kuzasubiraho ngo basubire mu buzima busanzwe, biberaga ngo mu rusengero. Gusa Pasiteri Apollo yakomeje gukora ibyo bikorwa muri Amerika, hari urusengero rwe muri Philippines, akomeza kugenda abikora abagore n'abakobwa. Ikintu kibabaje ni ukuntu abo bagore n'abakobwa bikoreraga abenshi babaga bari mu myaka 25, 12, ariko nyuma Pasiteri yaje gutangira gukurikiranwa n'urwego rwa FBI muri Amerika, kuko abakristo bo muri Amerika nibo baje kumurega, abakristo b'itorero ryo muri Amerika nibo baje kumurega kubera bamurega guhohotera igitsina gore. FBI itangira kumukoraho iperereza, nyuma Pasiteri Apollo aza kubimenya, aza guhungira muri Philippines. Yahungiye Philippines rero yizeye kurindwa n'uwahoze ari perezida we Rodrigue, kandi mwibuke yuko Rodrigue yari inshuti ya Apollo, inshuti magara cyane. Ubwo rero niyo mpamvu Pasiteri Apollo yatekereje guhita asubira muri Philippines avuye muri Amerika, kuko yumvaga ko Rodrigue ari bumurenganure. Gusa kubw'ibyago bye yageze Philippines asanga Rodrigue manda ye yararangiye, hariho umuperezida mushyashya. Gusa umuperezida wariyo ntabwo wigeze ashyigikira Apollo Kiboroye na rimwe, kuko yahise asohora n'itangazo ngo bamufate. Gusa Pasiteri Apollo Kiboroye yakomeje kwihishahisha. Gusa nyuma baje gufatira imitungo ye, yari iri muri Philippines n'iyari iri muri Amerika. Dusubiye inyuma ho gatoya, Pasiteri Apollo Kiboroye yari akurikiranyweho ibyaha aribyo harimo kwiba, icuruzwa ry'abantu n'icuruzwa ry'abagore n'abakobwa. Gusa hari ikintu gitangaje kuri uno mugabo Pasiteri Apollo, ni uko ibyo byaha byose yaregwaga bihakanaga, ahubwo we yakomezaga gushimangira ko ari umwana w'Imana, ari inzirakarengane, ngo ahubwo niba bakeneye ko Covid ihagarara bagomba kubwira FBI igahagarika kumuhiga. Icyo gihe hari muri Covid ariko irimo kurangira. Ayo magambo yavuze yatunguye abantu benshi bamwibazaho, umwe akavuga ese ni muzima, abandi ni umurwayi wo mu mutwe, abantu nyine birabacanga, bibabera urujijo. Gusa Pasiteri Apollo Kiboroye yaje kubona ko nta maherezo yo gukomeza kwihishahisha, ubwe aza kwivana mu bwihisho, yishyikiriza inzego zishinzwe umutekano, baramufata. Kugeza na n'ubu ntabwo urubanza rwe ruraburanishwa, nzakomeza kugenda mbagezaho uko urubanza rwe ruzagenda. Mwakoze cyane kubana nanjye, ciao ciao.